Kubera icyo ukunda byihuse ariko ugapanika kubera ko batagukunda nk'uko uri kubakunda. Kubera icyo abantu bamwe iyo bari kumwe n'abakunzi babo baba bumva bafite igihunga. Wowe muhungu, kubera icyo uhitamo imico n'imyifatire umukobwa agomba kuba afite kugira ngo umukunde. Nawe mukobwa, kubera icyo umuhungu hari imico n'imyifatire agomba kuba afite kugira ngo umukunde. Hari uburyo butagaragara bugena uburyo buri muntu wese akunda, ndetse uyu munsi nibwo buryo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira impamvu uhitamo umukobwa ufite imico n'imyifatire runaka, ndetse nawe mukobwa tugiye kuganira impamvu uhitamo umuhungu ufite imico n'imyifatire runaka. Hari uburyo, hari n'inzira ubwonko bwacu bukoresha tuba twaravanye mu buto bwacu tuba natwe tutabasha gutekerezaho. Ubwo buryo bukaba ari bwo bugena uburyo dukunda tumajije gukura. Uyu munsi reka tubirebeho. Umugabo witwa John Bowlby yazanye icyo bita attachment styles. Iyi theory ivuga ko uburyo bakureze ukiri mutoya ari byo bigena uburyo ubwonko bwawe bwumva urukundo, ndetse n'uburyo ubwonko bwawe busobanukirwa urukundo. Mu gihe wari ukiri umwana, nimba umuntu wakureraga yarakwitagaho, mu gihe wari ukeneye umuntu ugufasha yaragufashaga, ndetse no mu gihe cy'agahinda yaraguhumurizaga. Iyo ukuze utangira kuvuga uti abantu koko barizewe, ndetse no kugira urukundo, kuba nakunda ntacyo bitwaye. Ariko mu gihe uwakureraga atabaga ahari, mu gihe wari umukeneye akaba atarahari, ndetse mu bijyanye no kugufasha mu marangamutima akaba atarahari, iyo ukuze uba wumva urukundo utarujyamo, ndetse ukavuga ngo ugomba kwirinda. Ababyeyi baba barareze abana babo mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ushobora kuba warareze umwana wawe ni mu byo bita secure attachment. Mu gihe wamuhaye secure attachment, uba waramwerekaga urukundo, ndetse ukabona hari mu gihe cyose agukeneye. Uyu mwana rero iyo akuze akabona umuntu bakundana, dore imyitwarire agaragaza kuri uwo bakundana. Icya mbere, aganira n'umukunzi we yisanzuye. Ikindi kandi ntajya apanika ngo ni uko we n'umukunzi we batandukanye, cyangwa se umukunzi we yagiye kure ye. Ndetse we n'umukunzi we bagiranye amakimbirane, niwe uzana uburyo bwo kuyakemura mu buryo bworoshye. Aba bantu baba bizera byoroshye, ndetse banasaba imbabazi mu gihe bakoze amakosa. Mu Rwanda aba bantu ni bakeya, gusa bafite ingufu nyinshi. Aba bantu baba bumva batekanye mu rukundo, kandi gutekana mu rukundo nicyo kintu cya mbere kiba gikenewe. Uburyo bwa kabiri ushobora kuba wararezemo umwana wawe ni mu gihe wamureze mu buryo bwita anxious attachment. Muri anxious attachment ni mu gihe werekaga urukundo umwana wawe, ku yindi nshuro nturumwereke, mbese ukamuvangavanga. Aba ni ba bantu bavuga bati sha nzakwizirikaho, kuko ntakwiziritseho nshobora kukubura. Uyu ni wa muntu ushobora kohereza message umubwira akabazo mufitanye gatoya, akagatekerezaho umunsi wose, ndetse akumva agiye gusaba. Aba ni ba bandi bafuha byoroshye, waba utamwandikiye cyangwa utamuvugishije akumva afite ikibazo gikomeye cyane. Uyu ni wa muntu umutuzo we uva mu kuba mwaba muri kumwe mukazajya muhorana. Uburyo bwa nyuma ni uburyo bita fearful avoidant. Umuntu bareze batya baba baramureze mu buryo umubyeyi we yaramwerekaga urukundo, ubundi ku yindi nshuro akamubera nk'icyago, ndetse akaba yamubwira nabi, rimwe na rimwe akanamutimbura. Iyo umwana akuze aba yumva ashaka gukundana cyane ku rwego rwo hejuru, ariko nanone agatinya urukundo. Uyu ni wa mukunzi wawe ushobora kugusunikira ku ruhande, ariko wagenda agatangira gusaragurika akakubwira ati garuka garuka mbabarira. Ndetse muri make biba byarabacanze. Mu ngo nyinshi zo mu Rwanda, ababyeyi bacu ntabwo bigeze batwereka amarangamutima yabo, ndetse nta nubwo twagiraga ibibazo bakatangira bakatubwira bati mwana wacu ihangane, bibaho mu buzima ariko ubuzima burakomeza. Ibyo bintu abenshi muri twe ntabwo twigeze tubibona. Ababyeyi bacu abenshi baradutimburaga, ndetse n'ubu ngubu abana baracyatimburwa. Muri make twigishijwe kuba abantu bakomeye bafite imitima ikomeye. Bisobanuye ko twinjira mu rukundo dufite ibikomere ku mitima yacu. Gusa ibi ngibi byahinduka, ariko ntibyahinduka hakoreshejwe ingufu.
Ni ukuvuga ngo muri make ntibyahatirizwa. Ikintu cya mbere tugomba gukora mu gihe tugiye guhitamo abo dukundana, twagahisemo abo dukundana ba bandi baba bazatwitaho, ba bandi baba bazatwereka urukundo mu gihe cy'amakuba, ba bandi baba bazi gukemura ikibazo mu gihe twagiranye nabo, mbega ba bantu batuma urukundo ruba ahantu hatekanye aho kuba ahantu wakagiriye ubwoba. Ese usanze umukunzi muri gukundana aka kanya ameze atyo? Tubwire muri comment. Gusa bitewe n'uburyo bakureze mu buryo twavuze haruguru, ugomba kumenya icyiciro urimo. Wamenya icyiciro urimo ukagomba kuzajya witwara mu buryo utabangamira mugenzi wawe. Ikintu cya mbere ni ukumvikana ndetse no kugaragaza ikibazo cyawe ufite. Nimba ufite ikibazo wikibikamo muri wowe, ahubwo kibwira umukunzi wawe ubundi mubashe kugicoca. Mu gihe iyi video yakuryoheye, kanda kuri subscribe, sharing iyi video ku bashuti bawe ndetse unayisharinga ku mukunzi wawe amenye uburyo agomba kuzajya kwitwaraho bitewe n'uburyo bakureze. Ikindi kandi ntiwibagirwe kuzajya ukurikirana amakuru anyura kuri iyi channel kuko ni amakuru azajya kugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ciao ciao, ndabakunda cyane, tuzahora ubutaha.